Halo, halo. Abanyakayonza, Rwamagana, Ngoma, Gatsibo, muraho. Yego urakoze kuri icyo kibazo warumbajije muvandimwe cyerekeranye n'ijya His Excellency Paul Kagame, ariko njyewe ubwanjye mbona His Excellency Paul Kagame atarakwiriye kuyobora u Rwanda, ahubwo yarakwiriye kuyobora isi yose. Amahoro yahaye u Rwanda n'icyizere, iterambere ridasanzwe yaza kuba yarayoboye isi yose. Ntabwo tuba twumva war muri Ukraine n'ahandi, muri Gaza, inzara iri Somalia n'ahandi henshi. Hari ikintu kigaragara kinini kiba cyarakozwe ku bwa His Excellency Paul Kagame, ariko nubwo wenda atayoboye isi yose, ashobora kuyobora mu bundi buryo bwo gukora neza maze bakamureberaho. Hari abantu benshi bamwigiraho bakamubaza uburyo ibintu abikoramo, uburyo ayoboramo, bakigisha abandi bamutangaho ingero na James Kabarebe yubahwa. Hanyuma His Excellency Paul Kagame uburyo ayoboramo u Rwanda, nabonye kuri ubu ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza nk'umukandida wa FPR. Yageze ni Kayonza barize nsuhuza abantu ba Kayonza, ba Komanda Joy n'abandi. Ariko His Excellency Paul Kagame yubahwe, njyewe ntekereza n'impamvu, sinibaza impamvu adahabwa igihembo cyitiriwe Nobel, kuko disikuru yahinduye abantu benshi cyane abari barakomerekejwe muri kiriya gihe cy'imiyoborere y'abapfumbafu nk'uko wabivuga. Imitima yabo yarayivuye irakira, abongera kubagarurira icyizere mu buryo bugaragara buri potential. Hanyuma His Excellency wenda kuri cy'ibihembo cyitiriwe Nobel, nubwo wenda batakimuhaye na Yesu Kristo ntabwo bakimuhaye, ariko ntibyakuyeho ko hari benshi yahindura ubuzima ku isi ndetse n'ubu bakimyizereramo. Ariko His Excellency Paul Kagame yakabaye nawe ashyirwa mu ntumwa z'Imana zikomeye cyane, kuko nawe hari ibitangaza yakoze ku isi abantu benshi batabasha. Yatabaye ubuzima bw'ibihumbi by'abantu bari muri stade n'ahandi henshi mu bigunda mu gihugu. Afata bari bataye u Rwanda arabagarura, afata abantu bari barabibye urubibi rw'urwangano ndetse n'amacakubiri, arongera arabahuza abagira umwe. Ni ikintu gikomeye cyane umuntu wari wese atakishyikira ngo akibashe. Icyo ni igitangaza His Excellency Paul Kagame yakoze gikomeye, cyakwiye kuba kimushyira mu ntumwa z'Imana zikomeye, nk'uko bari abadamu bamuririmbye ngo ni intumwa y'Imana, asa n'uwavuye mu ijuru. Mubyumva gutyo mukagira ngo ni indirimbo. His Excellency ntago ari gusa, ashobora kuba afite ikintu cy'ubumana. Hanyuma His Excellency ndabizi ko azakomereza hariya, ndabizi ko azakomeza guhindura ubuzima bw'abaturarwanda. Ibikorwa bye birivugira, ntabwo twavuga byinshi ku bihembo wenda byitiriwe Nobel. We ari nabonaho n'umuhinde w'umufilosofi nigeze kubona bagihaye, aracyanga aravuga ngo nagakunda abantu bamushimagiza. Ntekereza ko na His Excellency nabonye adakunda abantu bamushimagiza cyane, ahubwo akunda abantu bashyira mu bikorwa. Mwabonye cyagiye ajya ku gasozi za Muhanga, ngira ngo ni Muhanga, bamusangayo bamugaragiye ari benshi, bababwira ngo kuki mutari mwarahaje na mbere. Ntabwo kunda abantu bamushimagiza ngo bamwereke ko bari kumwe na action. Hanyuma nk'urubyiruko tugomba tugahindura buri muntu mu rwego rwe, tugashakisha uburyo buri muntu yagira imikorere myiza akora, hanyuma ikagira aho ikura imukura ndetse n'aho ikura mugenzi we, u Rwanda rukarushaho gutera imbere muri rusange. Nshimire KNC Infra y'iwacu kunze kujya ahantu umukandida ari kumushyigikira wa FPR Inkotanyi. Nkashimira Rubush Bushari, nawe namubonye kenshi
ahantu henshi muze yagiye ajya. Hanyuma nshimire byimazeyo icyogere icyamamare Bruce Melody yakoze indirimbo nziza cyane ya FPR Inkotanyi ituma abanyarwanda barushaho gusobanukirwa ibya FPR. Hanyuma nshimire n'abandi benshi babigize mu ruhare, murakoze cyane. Ciao ciao, ngeneye cyane Pierre.